kuwa kabiri ukwezi kwa kane itariki 5 2022. Uyu ni umunsi wa 95 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: nguhaye imbaraga zo gukora cyane no kurwanana umwete. Nguhaye imbaraga zo gukora cyane no kurwanana umwete. Abakolosayi igice cya mbere ku murongo wa 29. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwanana umwete, kuko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Imana iguhaye imbaraga zo gukora cyane ndetse no kurwana ufite umwete. Umwuka w'ubunebwe uragiye, umwuka w'ibitotsi uragiye, umwuka wo kwiganyira uragiye. Uhawe imbaraga zo gukora cyane, kandi no muri iyo ntambara, no muri izo nzira urimo, ugiye kurwanana umwete, ushize amanga kandi ukora ibikwiriye. Icyo kizakubera imbaraga mu buzima bwawe, kuko hari imbaraga Imana igushizemo muri uyu mwanya, hari imbaraga Imana ikumanuriyemo muri uyu mwanya, ziguhaye kubasha gukora cyane ndetse no gukorana umwete mwinshi. Uzahatana, uzarwana kandi uzatsinda. Uwiteka Mana ikomeye, Imana nziza, ndagushima Mwami kubw'imbaraga ushize muri mwene data, ngo kuko igituma nkora cyane ndwana n'umwete n'imbaraga z'Imana zinkoreramo, niko intumwa Paulo yavuze. Urakoze rero ko ari izi mbaraga uhaye mwene data, kugira ngo abashe kurwana, abashe no gukora cyane, agere kuri byinshi, yinjize byinshi, kandi abere benshi umugisha. Urakoze data ko izi mbaraga azihawe uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.